Muraho neza turabaramukije nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo ni mubwire iki? Nta kindi tubwira abantu, ni kubabwira ko ari beza, ni kubabwira ko tubakunda, ni kubabwira ko tubashimira. Nyuma yo kurira tugasanga abantu benshi bakomerekejwe n'amagambo atari meza, bumva amagambo atabanejeje, twaravuze ngo niki twakora. Nta kindi rero twe tubereyeho, nta kindi tuvuga, ni kubwira abantu ko ari beza. Tubabwire ko ari beza, tubibabwire bagihari, tubashimire, tubahe impano. Umuntu mubwire ko umukunda, nimba ari icyo yakoze mu buzima bwawe bimwibutse, apana kumubwira yapfuye cyangwa nawe uzifuze kubimubwira atakiriho. Nibyo rero twebwe tubwira abantu, nta handi rero ni kuri Mubwire TV. Mbere ko dutangira ibiganiro byacu, reka tubanze twamamarize abantu baba badutumye. Nk'ibisanzwe abifuza kudodesha imyenda, kwambara neza imyenda idoze cyangwa amarido, imyenda iyo ari yo yose bwoko bwo ari bwo bwose, ufite ibirori ukeneye kwambara imyenda isanzwe idoze, ufite ubukwe, nta wundi wabadodera ni Grace. Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge. Wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0788 50 95 73. Uwo ni Grace, aragufasha. Uri mu Rwanda, uri hanze, uramwandikira imyenda ikayikugezaho, arabikora kandi neza. Hanyuma rero abifuza kwambara imyenda myiza isanzwe y'amacaguwa, none nawe arahari kugira ngo abambike neza. Akorera muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho nono akorera. Nawe wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp, nimero ni 0788 70 88 35. Uwo ni Nunu, aragufasha kwambara neza. Hanyuma rero abashaka imodoka nziza zijyanye n'igihe, ama hybrid, Fabiola nawe arahari. Mwamuvugisha kuri 0788 Fabiola arabafasha ku bintu bijyanye n'imodoka kandi akazibagezaho mu gihe gikwiriye. Hanyuma bifuza gutaka mu rugo, amavaze, indabo, mushaka imitako myiza yo mu rugo, gutegura indabo nziza, jardin, kureba ese hakwiriye indabo, Yvette nawe arahari akabakorera indabo nziza n'amavaze meza. Nimero ni 0788 65 12 Uwo ni Yvette, arabafasha mu kubaha indabo ndetse n'imitako myiza, kutuma mu rugo iwawe hasa neza. Hanyuma rero twagarutse dukomeze mu biganiro byacu. Murabizi iyo tutakoze umwihariko wacu na ama surprise, gutungura abantu, kubwira abantu ibyiza byabo, gushimira abantu bagihari. Twavuze ko abantu benshi bakunda kwibuka gushimira umuntu ku munsi we wa nyuma, umunsi yavuye mu buzima, ugasanga nibwo umuntu ari kuvuga ngo uyu muntu yaramfashije, ngo uyu muntu yandiye ishuri, ngo uyu muntu yarakoze. Oya, twebwe gahunda yacu ni kubikora umuntu agihari, natwe tukibasha kubikora. Hanyuma rero iyo tutakoze surprise, muzi ko tureba ikintu runaka twaganiraho twese kuri uyu munsi. Mu minsi ishize mu mpera z'ukwezi kwa 8 nagize isabukuru, yari isabukuru yanjye. Shimire cyane n'umuntu wese wanyifurije isabukuru nziza, umuntu wampaye impano, umuntu wamamagaye, umuntu wansenge, n'umuntu wankize kuri stati. Hari ibintu abantu badakunda guha agaciro. Umuntu wifata akagushyira kuri stati, uwo muntu aba kwizera, uwo muntu aba gukunda, kuko ubugiye gukurikiranwa n'isi yose, ubugiye gukurikiranwa n'abantu bose bamukurikira. Kwemeza rero ati uyu muntu ndamukunda, ni ukuri biba ari ibintu by'agaciro. Ndabashimira cyane abantu mwese mwanyifurije umunsi mwiza. Hanyuma rero mbwira nabandi ko utarawunyifurije cyangwa ukeneye kunyifuriza, biracyakomeje nta kibazo. Mboneyeho no kubifuriza ukwezi gushyashya, ukwezi kwiza, ukwezi kumugisha, ukwezi ko kugirirwa neza n'Imana. Uku ni ukwezi kwa 9 dutangiye. Iki nicyo kiganiro cya mbere dukoze cy'ukwezi kwa 9. Reka uku kwezi kuzatubera ukwezi kumugisha, kuzatubera ukwezi ko guhirwa. Rero nababwiraga ko nagize isabukuru, naratekereje ku munsi wanjye w'amavuko, wenda no kugera habura nk'umunsi umwe, ndavuga ngo ni igiki umunsi w'amavuko ugomba kutwibutsa. Ese ni iki, ni iyihe mpamvu uriho? Mitamera aho ndavuga ngo tuzaganira kuri ibi bintu. Icyambere rero ngomba kubwira umuntu wese unkurikiye, umuntu wese uri kuri Mubwire, nta kindi, kuba uriho ntago ari impanuka. Kuba uriho uri mu mugambi w'Imana, kuba uriho uri mu muteguro w'Imana. Nuko Imana yemeye, Imana ikakwishimira, Imana ikakurinda. Tekereza neza, abantu mwavukiye rimwe abenshi bari bagiranye, ndetse hari n'abatakibuka, ndetse n'abakurutaga n'aburuta, bose baragiye. Kuba uriho rero ni ukuri mu mugambi w'Imana, ni ukuriho kugira ngo uheshe Imana icyubahiro, ni ukuriho kugira ngo wishime. Hari ibintu nabonye ku munsi w'amavuko, abantu benshi bakunda gusanga kugira umubabaro, ugasanga hari n'abantu byagendeye ko bavuga ngo nge ngo ntago njya niziza ibintu by'isabukuru, ngo ese ibi ni ibiki, ngo ntago nge ngo nabyiziza, ngo ntago njya mbikurikiza. Ariko reka hari ikintu naje kukubwira.
uko biriho kose ubuzima bwose urimo ubuzima bwose wabuhagazemo hari n'igihe umuntu aba ari mu buzima rwose atishimiye ukareba ukabona ibintu ntibigenda ukabona ntago bivaho biri ariko ndakubwiza ukuri ngo uko biri kose uri mu mugambi w'Imana. Abantu benshi umunsi w'amavuko wabo ubatera agahinda ugasanga abantu benshi batekereza ku bintu bitaragenda neza ku bintu bitaragerwaho ugasanga ni umunsi w'agahinda ni umunsi w'umubabaro ngo ubuse ndahera he nishima ngo ubuse ngo ndahera he ngo nizihize isabukuru nziza. Abenshi ntimunamenye ko banabigize abenshi nabo ubwabo ntibabyiteho akavuga ngo nta mpamvu zo kubizirikana nta mpamvu iki se nagezeho ibifatika se mfite akazi se mfite umuryango se mfite abana se mfite umugabo se mfite umugore se mfite ariko ufite igishoro kuba ufite ubuzima kuba uhumeka. Hari abantu bari muri za CHK hari abantu bari Kanombe bari bagura umwuka kugira ngo bahumeke. Rero kuba uri guhumeka niyo byaba bikomeye niyo byaba bitagenda neza kuba uriho kuba uhumeka ni impamvu nziza yo gutuma wishima ni impamvu nziza yo kuvuga ngo Nyagasani yarakoze ni impamvu nziza yo gushimira Kristo. Ni ikintu rero ngewe mboneraho ku munsi w'amavuko ntabwo ari umunsi w'umubabaro ntabwo ari umunsi wo guheranwa n'agahinda ntabwo ari umunsi wo kwibuka ngo wibuke ibitagenda neza ahubwo ni umunsi wo gushimira Imana ni umunsi wo gushimira Imana ukibuka kuriho ukibuka ko hari abandi benshi bapfuye ukibuka ko hari abandi benshi batakibuka ukibuka ko hari abandi bariho muri uwo mwanya ariko bari mu buzima bugoye bari mu bitaro bari mu nzu z'imbohe bari mu kaga bari mu bihugu biri mu ntambara bari guhunga bari mu bihugu bifite inzara ariko wowe kuba uriho ni umugambi w'Imana. Ikintu ugomba kwibuka ku munsi wawe ni ukwibuka ko Imana igukunda kuruta umuntu wese. Abantu benshi rero ntago bajya baha agaciro uwo munsi ntago bawibuka ntago bawitaho nta nubwo rwose usanga bawuzirikana ariko nje kukubwira ngo nimba warawugize nimba uzanawugira ujye ufata umwanya ushimira Imana ujye ufata umwanya uvuge ngo Nyagasani ndagushimira kuba ngihumeka ndagushimira kuba nkiriho ndagushimira ko wandemye mu buryo butangaje. Nimba hari abantu bavuga ngo baragukunda nkuko tubora tubivuga nawe ndi gukurikira ikiganiro ukabuze ko hari umuntu w'inshuti yawe ufite isabukuru mubwire ko umukunda ni umunsi wo kumwibutsa ko umukunda ni umunsi wo kumwibutsa ko ari uw'agaciro. Muzi ko ariko hari abantu benshi narabwiye ngo aho ninjire muri ibi biganiro niho nasanze abantu benshi bafite depression bafite agahinda gakabije bafite umubabaro ntago bazi ko ari abantu babakunda ntago bazi ko ari abantu babitaho ntago bazi ko nabara bo kugirirwa neza. Umuntu aramubwira ati ndagukunda umuntu aramukorera aga surprise amuhakada akavuga ngo wantekereje gute bitewe n'iki n'umubabaro afite bitewe n'iki n'ubuzima yanyuzemo bitewe n'uburyo yakuze acibwa intege yakuze abwirwa ko ntacyo azageraho yakuzwe abwirwa ko atari uw'umumaro ariko mubwire ngo ndagukunda mubwire ko ari uw'ingenzi mubwire ngo iyi minsi Nyagasani akongere ni iminsi yo kwishimana nawe kandi ni iminsi yo kuba twakugumana. Ujye utekereza neza abapfuye utekereze neza abari mu kaga ibyo bigutere gushimira Imana ibyo bigutere gukunda ubuzima kuryoherwa n'ubuzima ubuzima ubwishimire kuko uyu munsi ni wo munsi ufite ntabwo ejo hazi nta nubwo uzi bizakurikira ariko uyu munsi uriho ni umunsi wawe. Ikintu rero Satani akunda gukora cyane ku munsi w'amavuko ku munsi abantu bizihiza isabukuru yabo afata igitambaro navuga niko nabyita agafata nk'igitambaro cy'umukara agapfuka ibintu Imana yakoze agapfuka ibintu byose bagezeho agapfuka ubwo buzima agapfuka impano y'ubuzima kubariho kuba afite amahoro kuba afite umutekano kuba afite ubuzima akabipfundikira hanyuma agafata igitambaro cy'umweru akagishyira kuri bya bindi nturabona akazi nturabyara nturashaka ibi ntibirakunda. Ibyo rero akaba ari byo Satani akora. Icyo rero ugomba gukora mu buzima bwawe wikwita ku bintu Satani ari gushyiraho igitambaro bitesha agaciro mubwire ngo kuba ndiho ndi umukandida wo kugirirwa neza n'Imana kuba ndiho ni amahirwe mfite kuko rega Imana igirira neza abakiriho. None se waba warapfuye ugategereza kuzabona ineza y'Imana ariko kuba Imana kuba uriho ni ikivuga ngo uyu munsi byashoboka kuba uriho ni icyerekana ko ubuzima bwahinduka kuba uriho ni icyerekana ko ubuzima bwakuryohera. Rero mvuga iki shima Imana. Hari abantu babona abantu bijije umunsi w'amavuko akavuga ubwo suriya ngo nawe arasesagura nguriya nawe ngo buriya abazi neza ikintu Imana yakoze mu buzima bwe abazi neza intambara Imana yamurwanira abazi neza ukuntu Imana yamuzigamye. Umuririmbyi n'umwe ni wavuze ati nsubije amaso inyuma yibutse ibintu nyine Imana yakoze yibutse imirimo y'Imana ati nkuramburiye amaboko. Rero abantu bashima Imana mu buryo butandukanye ushobora no kwishimana n'inshuti ushobora gushima Imana ukanishimana n'inshuti ariko ukanezerwa. Abantu benshi rero
mwiha agaciro ibitarakoreka, mwiha agaciro ibibaca intege, mwiha agaciro ayo magambo mabi ababwira ngo gusa wageze kujya uzi ko ari gushaka uri kumwe abantu nabyita nk'abasani barati kwa kundi uri kumwe n'umuntu akavuga ngo wawo mu munsi ndishime uri gusaza uri gusaza ari kuri gusa nta bandi banagiye batarasaza ntari abandi banagiye bataragera no muri iyo myaka urimo ndetse n'uwo munsi Kristo yakongereye ubuzima hari undi wagiye uko hari uwavutse hari undi wavuye mu buzima rero nubu umwanya wo kwishima nubu umwanya wo kunezerwa nubu umwanya wo kwibuka imirimo y'Imana uyu umwanya wo kwibuka ibigenda neza kuruta kwibuka ibitagenda neza mwishime ku munsi w'amavuko ujye ushima cyane rwose uririmbe wibuke imirimo y'Imana wibuke ineza y'Imana wibuke gukora kw'Imana wibuke n'ibinagukunda wibuke n'abantu bagufashije muri urwo rugendo narabwiye ngo ni mubwire TV no kubwira abantu ibyiza byabo no kubashimira ibuka abantu bakureze ibuka umuntu wakureze umubyeyi wawe nimba ufite ubushobozi umuhamagara umbwira ati papa warakoze mama warakoze uru rugendo imyaka 20 imyaka 30 imyaka 40 maze kuri iyi si twaragendanye mwarabibonye nta gihe umubyeyi ajya areka umwana nta gihe umwana areka kuba umwana ku mubyeyi we ufata umwanya ushimira umubyeyi wawe ufata umwanya ushimira abakureze ushobora kuba udafite ababyeyi bo mu nda bo mu maraso ariko ufite abakureze ufite abagukuje bashimire shimira abavandimwe bawe shimira abantu bakubaye hafi shimira umuntu wese mwagendanye muri urwo rugendo nimba uri umugore shimira n'umugabo wawe nimba uri umugabo shimira n'umugore wawe kuko iyo minsi y'ubuzima niwe muyiri kumwe nta bindi rero nibyo narabwiye ngo sinzabatindira kandi numara gushimira Imana numara gushimira abantu bagufashe muri ubwo buzima bwawe tegura uvuge ngo uyu mwaka utaha ndifuza ibiki bizagerwaho ese mfite izihe ngamba ese nibihe bitakunze ese nibihe bitagenze neza uyu mwaka nzakosora uyu mwaka ndifuza kuzagera he kugira ngo kwisabukuru y'ubutaha uzafata agenda ugende ureba ngo ibi byagezeho ariko ntibivuze ngo ibitaragerwaho bizaguca intege ngo bizatuma wivumbura ku Mana oya ahubwo bizaguha gukomeza ku Mana uvuge ngo niyo niringiye narabwira ngo sinzajya mbatindira no gukora ibiganiro bigufiya ariko ubutumwa bukabageraho kandi bukarushaho kumvikana mukabireba mukabikunda mukaduha inyunganizi mukaduha comment mukatubwira ngo twongeremo iki cyangwa dukosore ibi icyo nashaka kubabwira kuba uriho mu mugambi w'Imana ndabwira abantu bari mu ntambara ndabwira abantu bari mu bigeragezo ndabwira abantu bari mu kaga ndabwira abantu bari kwa muganga ndabwira abantu barushye mu mutima abantu bananiwe hari igihe n'umuntu abakureba gutya akabona usa neza akabona uranezerewe ariko mu mutima uruke mu mutima ubabaye umutima uvuga ngo ese Imana iranzi ngo ese Imana iranyuka ngo ese kuki Imana yazemeye kuki Imana yemeye ko nca muri aka kaga kuki Imana yemeye ko nyura muri ibi bigeragezo nyura muri izi ntambara impamvu Imana yabyemeye Imana yarakwirasa Imana igufiteho umugambi Imana umeze nk'umwambasaderi w'Imana uhagarariye Imana kugira ngo muri iyo situation wihagararemo neza witambukemo neza icyubahiro cy'Imana kirushaho kwamamara ndabakunda rero ndabashimira uko biri kose uriho mu mugambi w'Imana uriho mu muteguro w'Imana ibyo ujye bizirikana ugende wishimye ugende unezerewe ube mu buzima bukuryoheye ibibazo byose waba urimo ejo bundi ku cyumweru pastor ni watubwiye ngo kuba uri mu bibazo ntibiguhindura umunyabibazo ntabwo biguhindura kuba umunyabibazo kuba urwaye ntabwo biguhindura kuba ari wowe uhorana indwara oya nako gaciyemo ariko uzakavamo icyo Kristo agashakamo n'ubuhamya ndabakunda rero mukore like mukore comment iki kiganiro kigere kure abantu bakomeze baze bumva ibyiza narabwiye ngo nta bindi tuvugira hano no kubwira abantu ibyiza byabo no kubwira abantu ko tugomba kubaho kandi tukaba mu buzima twishimiye baho mu buzima bukuryoheye baho mu buzima wishimiye baho mu buzima ubaho unezerewe utavuga ngo ndifuza ko ejo n'ejo bundi byagenda gutyo uzicuza icyo wakagomba gukora kandi waragikoze bwira abantu ko bakunda ubabwire ko bashimira ubabwire ko ari ingenzi hamwe natwe twese tuzarushaho abantu barushaho kongera kugira ubuzima bwiza ndabakunda mukoreshe mukore like mukore comment mutubwire ibyo wifuza kuzageraho nawe utaha amahoro y'Imana abane nawe